yo gutsinda ikipe ya Gicumbi FC. Yani match yatangiye ejo ku isaha y'isa 9 zuzuye hariya kuri Kigali Pele Stadium. Stade nabonye banateye utuntu tw'uturangi. Harimo baragenda bavugurura gake gake cyagihe niyo mirimo bari barimo no gukora moteri. Bavuga ngo stade ntiri kuboneka, sinzi niba warabonye itangazo rya Rwanda Premier League. Ubwo rero n'uturangi ni kwitegura FIFA Series. Ni FIFA Series bari kwitegura. Makuru mfite rwose nuko muri FIFA Series hazaza abayobozi bakomeye cyane b'umupira w'amaguru, ku rwego rw'umupira w'amaguru. Ngira ngo niba warabibonye no mu kugurisha amatike pariti zitari kugurishwa zizaba zirimo abayobozi z'ama invitation. Okay. Rero ntabwo baza gutyo gusa, abafite n'ijisho nuba bazana n'amaso yabo. Amaso yabo rasigarebye. Uru Rwanda rwatwakiriye. Asigarebye. Mu mahoteli turabizi ko biba ari ibintu byiza no muri transport n'iki, ariko mu kijyanye n'ibikorwa remezo kuvuga muri stade batwakiriye gute, batwica badukinishije mu ihe stade, ese abakinnyi bacu stade badukinishijeho yabagezeho ingaruka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero niyo mpamvu stade baje kuba bayivugura batera uturangi hirya no hino, yaba mu bwiherero, mu lounge ndetse na none muri stade ahagiye hangirika handura bari bagiye bongera bahanyuzamo akarangi baharyoshye. Yego, ubwo rero ni ibyo ngibyo. Ku munsi w'ejo ikipe ya Polisi igira gutya, yagomba kwakira ikipe ya Gicumbi Football Club. Ari umukino wa kimwe cya kane cy'umunani kirangiza, ariko uwa kabiri wo kwishyura baganisha n'ubundi muri kimwe cya kane. Uwa mbere rero wari warangiye ari igitego kimwe kuri kimwe, mu gihe uwa kabiri rero wari ukomeye cyane, tuvuga tuti ibaze Gicumbi iramutse ibonye igitego kirenze kimwe yaba kuri Polisi FC. Polisi nayo biri gusabwa nyine bibiri, kuko ubwo Gicumbi ejo yari iri hanze. Yego, biza kurangira ari ibitego 3-1. Ni ibitego bya Polisi. Nabonye wo bita Byiringiro yagarutse kuri touchline, ubwo ndavuga mu bakinnyi 18 seza no gutsinda igitego. Yaje gutsinda igitego mu minota y'inyongera. Ibitego bibiri bya Polisi byagiye mu gice cya mbere, bajya kuruka ari 2-0. Mu gice cya kabiri ikipe ya Gicumbi, amakipe azagikina na Gicumbi asajya yitondera. Ni Gicumbi kina mu gice cya kabiri, gucurikiraho ikibuga bikakurenga, no cyane cyane iyo wayitsinze. Iyo watsinze Gicumbi ubu byiteguye ko iraza kukikubona bitsinda ibitego nk'ibi ngibi nyine kirenze kimwe mufite ibi, naho kuvuga ngo ufite igitego kimwe mugeranya na Gicumbi minota 70-80 ntabwo ari garanti. Ni ikipe ifite endurance, ni ikipe ifite umupira. Yafashe igice cya kabiri hafi ya cyose cyakinwe mu rubuga rwa Gicumbi rwa Police FC. Gicumbi ari hiri gukinira gusa, barita harenga Dimata babwira ati umudefenseri wa nyuma mubone muri mediane abari habahagaze, ubundi abandi mwese imbere mu bagereho. So ubwo rero bari na Gicumbi yari ifite motivation, kuko ubuyobozi bwari bwayemereye 100,000 kuri buri mukinnyi igihe bari busezerere Gicumbi. Staff technique yari 150. Yoro yari motivation 100 bari bifite niyo John yari abemereye abakinnyi. Noneho staff technique 150. Ubwo mu bandi bakora muri Gicumbi bandi bakahabwa 50. Ubwo ni ba social media n'iki byose. Byaje kurangira rero mu gice cya kabiri rwose ku minota 90 uyu mwana witwa Bitwaye Clement Bihoyiki trikamo igitego cyiza cyane kitonza rasaramburo witwa Patient wari uri mu izamu. Bibaye 2-1 bahita bashyiraho iminota y'inyongera, bashyiraho 7. Bench ya Polisi yose yahise haguruka. Ngo Gicumbi yasabwaga igitego ubundi ikipe igataha. Kimwe gahita itaha yiruka cyane. Polisi igataha. Yiruka cyane. Abantu babona ko bishoboka, kuko koroneri yabaga iki bose bakamanuka. Ari naho n'izi mpinduka zabereye, ariko ni umutoza wari wishyize kuri pressure. Ben Musa nawe wasimbuje nabi, fashe Musanga Henura bamushyize hanze, afatane Rija uramushyize hanze. Abayinjije ubwo Byiringiro Rage na Simeo. Ubwo anafatana n'uyu mwana w'Uduhaye Jean de Dieu nawe amushyira hanze, yinjizamo Christian. Remplacement nyine wabonaga zidasobanutse, kandi arimo arakina defense ya batatu. Uwitwa Picho yarimo akina muri defense ya batatu.
Pichu, Issa Yakubu ndetse na Chiemezi David. Abo nibo bari muri defense. Reka Pichu yahagorewe none bibaze na Issa Yakubu nawe uri muri defense ukina hubuhubu. Numva ko Zidane ntiyarahari. Ntabwo yarahari. Ubwo udahemuka ruhande ruzamuka rw'ukirya kuruwari yose kirongozi naho ari na kirongozi ari kuyindi no system izamugora n'umugabo izamugora no system usanga nta kintu na kimwe nta mupira system kuzayireba kuri retour n'ikipe kuri muri match ya Rayon Sport abawinga aba mediateur ubona ko bagira akazi kenshi bakina bagaruka nta kindi kintu baba barimo. So ubwo rero nuko nguko mu gihe bari muri umunota nk'uwa 4 cyangwa 5 Byiringiro Rage bahita bamwihera okaziyo. Ubwo kandi yari Gicumbi yakinnye abakinnyi 10 guhera nko ku munota nk'uwa 70 bakinnye abakinnyi 10 kwari mu defenseur wabo Claude Umurundi waje kubona ikarita itukura direct rouge direct kuko yakoreye ikosa Byiringiro Rage kijyamo rwose ahita amukorera ikosa ari mu defenseur wa nyuma nta kindi rero cyari gukorwa ndetse ikarita itukura. Yes, reka twumve abatoza nyuma y'umukino batangaje iki gusa cyo ugomba kumenya nuko polisi yahise igera mu kimwe cya 4 igomba gukina muri ikipe ya Rayon Sport. Reka twumve abatoza gato tugaruke tureba none n'imikino ya Rwanda Premier League. Yego coach mutsinzwe na ekipe ya polisi ibitego 3-1 umukino ubanza mwari mwanganyije kimwe n'umukino kuri wabagendekeye ute? Navuga ko ari umukino utagenze neza nkuko twabyifuzaga kuko muri gahunda yacu muri plan zacu kwari gutsinda umukino ariko nkuko mubizi umupira w'amaguru habamo gutsindwa kunganya amahirwe yari ya polisi yadutsinze. Navuga ko ari ku makosa yacu kuko muri consigne twahanye turabizi uburyo polisi ikina twagerageje kumetiriza kugeza hafi ku minota 35 gutyo nima ntibeshye ariko habayemo kurangara gatoya umupira urasohoka uko imipira yabo yose bakunda gukina amaje direct nta construction bakina ni touche imwe iva muri defense igitegera muri attaque twagerageje dushakisha uburyo dushobora kubimetiriza ariko biranga. Ekipe nka polisi ifite abakinnyi bari experimenté bafite amakalite navuga ari meza so navuga yuko difference yabaye ni amayerere kandi ari amayerere individuel tactique ntabwo navuga ko turi babi ariko amakosa yagiye abana amakosa navuga ari individuel tuzakosora turebe ko muri shampiyona bishobora kugenda neza. Yego coach navuga ngo igitego cya polisi cya gatatu cyaje mumaze kubona igitego abantu bose muri stade babonaga ko bigishoboka ko mwakishyura ibitego 2 iyo mu byishyura none ni polisi yari guhita ivamo. Mubona kuba mwari muzamutse mu buryo buri offensive ari byo bishaka kuba byateje icyuho igitego cya gatatu cya Rage? Urabona ko twari twazamutse twakiriye surnombre kuko tuba dufite umupira twifuza ko tubona igitego cya kabiri cya égalisation. So muri récupération ya ballon bakoze contre attaque 2 contre 1 Rage nk'umukino ufite experience abasha gutsinda igitego cya gatatu gisa naho cyase kinaduca intege kuko byari bigishoboka kugeza ku munota wa nyuma ariko nyine igitego cya gatatu kigiyemo automatiquement wabonaga ko byarangiye nyine tuvuye muri match. Yego hanyuma mu mikino navuga ngo 5 iheruka mwanganyije n'imikino 4 mutsindwa umwe ni imibare navuga ngo itari myiza muri aba 12 uretse ko mutari nyine muri zone ya relegation ko mushaka kumanuka hagiye gukorwa iki murakina na polisi umukino utaha muri Rwanda Premier League mugiye gutegura gute umukino wa shampiyona? Match zishize ntago zari mbi nekereza ko kuva phase de retour yatangira twarasohotse nta match nimwe turakinira mu rugo so kuva ni nota rimwe Gisenyi amanota 2 Gisenyi ntekereza ko ntago byari bibi cyane kuva ni nota kuri Kiyovu iri kuri umuvuduko umeze gutya ntago byari bibi ntekereza ko mu byukuri ugiye kureba mu byukuri ntago ari byiza ko twifuzaga amanota 3 ariko n'inota rimwe muri shampiyona kuribona nabyo mu byukuri ntekereza ko nabyo ntago biba byoroshye
so polisi turakinnye birarangiye tugiye gufata nibura repo y'iyi weekend tutekereze noneho uburyo dushobora gutegura match yabo turabizi nayo ko ari match nayo itazaba yoroshye ariko tuziyadapta turebe ko ibyibuze dushobora kubona amanota 3 yego coach reka tubashimire cyane. Congratulations, coach, for the qualification. Any comment about this game? So, I'm happy for the qualification. It's a Peace Cup game. We won today 3-1. I'm happy, first of all, for the win, because it has been a long time that we didn't win on the Premier League. And even on the Peace Cup first leg, we did a draw. Today, we won. Today, we have recovered Laguet on the team. Ikori, who was efficient on the pitch, on the team. So I'm happy for Ikori. I'm happy for Laguet, who scored today. I'm happy for Musanga also. So we played a very great game. So we need to keep on that. We need to work. We need to prepare now our game on Monday and to be ready for the quarterfinal against Rayon Sport. First game was 1-1. Today, you somehow changed the team, like you used defending game compared to the first game. Was it because the opponent was more offensive? No, we didn't play a defensive game. We pressed all the game Gichumbi on their half. We scored 2 goals on the first half. We had many opportunities to score more goals, but we didn't concede it. So today we didn't play defense, we played attack. 3 goals, but after you have to manage the game. When you are winning 2-0, you have to manage the game, and you have to know that we play on. Yes, ubwo rero nuko abumvise abatoza b'impande zombi yaba Ben Musa wakomeje muri kimwe cya kane kirangiza uzahura na Rayon Sport ndetse na Justin Bisengimana nawe watakaje umukino agiye gutegura gufokasinga kuri shampiyona. Nategure shampiyona ntako atagize. Hanyuma reka dukomeze no muri Rwanda Premier League noneho uyu munsi hari imikino 4 ku munsi w'ejo hakaba imikino 3 kwa mbere hakaba n'undi wabaye. Musanze FC irakina na Mukura isaha 9 kuri stade Ubworoherane. Equipe ya Marine ndetse na APR ku isaha 9 ni ku Muganda Stadium. Equipe ya Gasogi United iraza kuba ikina n'ikipe ya Rutsiro kuri Kigali Pere mu gihe mu karere ka Bugesera ikipe ya Bugesera hakiri ikipe ya Kiyovu Sport. Hano ndi kubonamo ama equipe asabwa gutsinda agera mu byanga bikunze. Hagasogi na Aperi nta rwitwazo zifite zitakaje imikino zifite. Ariko hagati ya Musanze na Mukura nayo nabonye kuri poste yabo fana bari tishimye kubera ibyabaye. Tubuse mwadohoza agahinda mwaduteye mu gikombe cy'amahoro. Biragoye. Kiyovu Sport nayo hariya mu karere ka Bugesera ni match iryoshye ahubwo cyane. Reka tuhere ku mukino ugomba kubera mu karere ka Rubavu. Anton, ni hagati y'ikipe ya Marine FC ndetse n'ikipe ya APR. Urebye ino graphic irimo kwiyenza ariko sinzi ko turi bubibone no mu kibuga. Kuri APR ni match idakunda gukurura abantu cyane ngo bayitegeho byinshi. Bitewe nuko akenshi usanga resulta zayo zihora ari zimwe. Nuba ngo Marine ahantu itsinda APR ni cyaje ari ibintu bitabara. Bidafite umujyo, bidafite umusosi. Ubwo rero nkeka ko rero babone nibwo nabonaga Wasiri ubwo n'umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport siyo titre arya afite. Ariko ubu ngubu ni uri no gukoresha social media za Rayon Sport. Ni uri kuzikoresha se buri. Urumva avuga ati Rubavu hari match imwe muri no weekend. Ni nka nyabanga iyi ngiyi ni nkatabara ko ari match ya Rwanda Premier League. Yego. Marine rero iheruka gutsinda APR ryari. Urabishaka ukabibura. Urebye mu mibare urabishaka ukabibura. Ikintu gikomeye ni draw. Draw bayikora nibyo. Ariko nabwo hahandi bidateje hanje shampiyona igitangira iki ariko nka gutya APR iri muri kuruse. Ntago turayibona. Mutwihanganire murabizi. Uyo niyo reality. Murabizi ha muntu utabizi.
oya kare wigira umuntu wiyegisikizaho ni realite uza aza twereka imibare niyo fact hagati y'umukino uhuza Marine na APR Football Club mwakuyemo ikintu cya competitive competition hagati ya Marine na APR ku buryo hari n'igihe cyageze kuri Richard Karasira kiyobora APR yabwiye umuyobozi wa Marine aramubwira ngo ntabwo nshaka bya bindi byo guheza dukine twibutse abantu ko yabaye bibiri uwo Richard Karasira yewe Marine yabwiye umuyobozi wa Marine ati ntabwo nshaka ibintu byo kuregeza ubwira umutoza dukine abwira n'ibyo ubwo ni match tujya kubona tukabona yarangiye ari bibiri tujya kubona tukabona iyo match ni muri 2023 amakipe yombaga igitego bibiri kuri bibiri nabwo urumva ko ari briefing yari itanzwe na chairman w'icyo bana APR yaratsindaga Marine ikishyura APR gatsinda Marine ikishyura nuvuga ngo izi equipe hamwe tujya kubona tukabona Rwasamanzi Yves yakuyemo abaki yaruhukije wanamubaza akakubwira ngo hoya bakinnyi bari bafite ibibazo runaka kandi ngo ufite match ufite match kurikira nangaga ko bariska igihe kinini ese amanota 3 yenda ya match kurikira ufite yenda tubare ko ari Mukura cyangwa ari Mari cyangwa ari Musanze ntabwo angana n'amanota 3 APR kugira ngo abantu baribuka ko yigeze kwicaza kwicaza abantu Ntwari Fiacre bakiri muri Marine urabyibuka match yabereye i Butare baca yihuye Marine ni APR ahese ni hari yakire hari ni ikibazo kibivuga i Kigali ni ikibazo APR ijya kwakira Marine ihuye Marine banarana muri hoteli imwe ya hariya Bonicos i Butare ndabizi rwose neza situation ko yagenze bitandatu match irangira bitandatu ku Butare ya match ya bitandatu Fiacre baramubwiye ngo ugomba kurigire kimi aravuga ati reka kigeza mu sinarijyamo banamukuye yarabanje ariyo match zanyu muri seze yanyu muri Marine yahise avamo rwose yirukanka cyane ati giye ikipe ya APR ntabwo yigeze imbanira none nge no kwiha n'ibitego nge kwica CV yanjye mfite umuzamu ugifite ambition avamo icyo gihe yahise banamusezerera rwose aravuga ati reka nanigende yigira muri AS Kigali ahubwo ahita ajya muri iyo AS Kigali yakubanaga na APR so rero ni match yakabaye ari nziza hajemo competition ariko kuko Marine ntabwo ari ikipe mbi kandi ni ikipe igoranira Rubavu attention cyane ku yandi ma equipe irubavu kugira ngo have ushima Imana ubwo rero APR yamanutseyo ngira ngo watwereka amafoto ku yini ku munsi ejo bamanuka na rutema ikirere yayo ku butaka ndetse ngabo ni ntozi ndetse imbere ubwo niba ari nge baba bakujishije ariko unamukuremo rwose Antoni APR jana akoze imyitozo hara mu karere ka Rubavu aje twavugaga ati yakabaye match iryoshye ariko dukurikije umubano w'ama equipe yombi kuko ababyibuka neza Rwasamanzi ajya muri ikipe ya Marine ni APR yari itije umutoza cyangwa byaribagiranye no umutoza Yves Rwasamanzi kuravuga ko na contrat ye rwose contrat ye ni ya APR yari ya APR uya niko kuri contrat afite akoreraho ni ya APR urumva zose ni ikipe za Minadef yaba Marine yaba ndetse na APR Football Club ikipe za Minadef icyo nta gitangaje kirimo nta nubwo twabigiraho ikibazo rwose bafite uburyo bakoramo akazi kabo cyangwa se bakoreshamo abakozi babo icyo nta kibazo kirimo gusa ikibazo ni uretse ko nta handi hantu ibyo bintu tubizi ine ni hahandi siporo yacu usanga ahandi hantu tubizi ngira ngo n'abatoza b'Intare nabo baba bafite contrat za ari kandi Intare hari igihe bavuze ngo Intare igomba kusinza aho byaheze banza ngo ntigomba kuzamuka ngo iki ariko inazamutse nge mbona mu Rwanda bayireka kandi ubundi ntibikwiye buriya none se habahirengayobora icyo gihe nyine kazamuka ubwo ari ntekereza ko simbizi ni ibintu ugiye kubyinjiramo usanga ubaye umwanzi n'abantu benshi ngo wowe uratandukanye umwana na se uratandukanye umwuzukuru na nyina iki ugasanga rero abantu bakurimiyeho itaka kandi ari ibintu nyine ababikoze izo nzego uko zabipanze nizo zibizi nizo zizi n'icyo zungukira mu kuba zifite amakipe arenga 1, 2, 3 yose akina ligue ni ukuvuga ngo nko muri La Liga bajya bagira ama equipe yabo za B za Real Madrid be ugasanga iri gukina Liga kabiri nk'ubu ngubu Real Valladolid urumva Real Sociedad ifite Real Sociedad B iri gukina ntoza Liga ya kabiri ntabwo yazamuka niyo yaba iya mbere ntizamuka iguma aho ngaho iguma aho ibintu na za Real Madrid B zahozemo rwose ubwo rero ni match iza gutangira ku isaha y'isa 9
nyine ariko abantu batafitemo keretse nihabaho gutungurana, ariko ino ni match ya APR igomba kuba iyitsinda bigendanye na kandi nanone na isanzwe yirusha pe kuba yayitsinda si igitangaza, isanzwe yirusha yego, ariko ni APR impamvu ibyo bintu byose byagiye binazi, iyo itsinda igitego kimwe bikanyuzamo bikanganya, Marine ikanyuzamo igatsinda byakumvikana, ariko ni ahantu twagiye tubona Marine itsinda ibyo bitego 6 kuko ari byo bikenewe, urumva, ikayitera ibyo bitego 5 kuko ari byo bikenewe, ikayitera ibyo 7 kuko ari byo bikenewe. Ibyo byose byagiye bibaho mu majenerasiyo agiye atandukanye, ngo ni ukuza kureba niba abasore ba Rwasamanzi rero hari ikirenze cyo baza kuba bakoraho. Ikipe ya APR abakinnyi idafite ni 2 gusa, ni Pierre ndetse na Seydou Daouda uri mu bihano. Pierre we ni ikibazo cy'imbone ntekereza ko wenda yataboneka n'ibihano byo biba byararangiye. Ntawamenya, ntawe ari kumenya, ariko ubwo nuko byagenze. Navuga nti rero ubwo igisigaye no kureba amanota 3, ahubwo ni bingahe, no kwibaza ngo ni bingahe hagati ya APR na Marine, nta kindi. Tujyane ku biciro kuko ndabona Marine yishije 3,000, 5,000 ndetse na 20 muri VIP. Akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 urwego rimwe, akanyenyeri rimwe urwego, ubwo niyo tike. Nabonye n'ibijyanye n'abanyamakuru bashyizeho limite. Haje abantu bashobora kubona match ishobora kuza kurebwa rwose ari mu karere ka Rubavu, aho abantu ntekereza ko ubu ngubu nibwo bamwe bari kwegura umutwe, vuga baraye nabo bakabura katabaramukiye, mvaga nawe, ariko niko sawa kukaryama munaniwe, waraye winanije ni byiza cyane. Ikibazo ni uko yaguye basa 9 z'ijoro. Yes, tujye ku yindi mukino rero, tujye tuvi Rubavu tuse nk'abagaruka ino tuzi Kigali, duhagararire mu karere ka Musanze. Hari umukino ugomba guhuza ikipe ya Musanze FC ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport ku isaha y'isa 9 zuzuye ku Bworoherane Stadium. Ahangaha stade yitwa Ubworoherane, ariko ndagira ngo menyeshe ko nta bintu by'ubworoherane baba burimo kuri ya stade. Stade ushobora kubona abantu, umuntu azamura ikiziba akanaga umupira agakubita, nyine nta bworoherane baba burimo. Mukuri hagiye rero nyuma yo gusezerwa mu gikombe cy'amahoro na Musanze nyuma yo gusezerwa mu gikombe cy'amahoro, ariko navuga ko ni mu buryo butandukanye. Kuko Mukura bara nubwo aggregate na Etincelle banganya, ko ariyo yirangayeho. Ni Mukura yirangayeho. Mukura yafashe match yitanga ku biranguzo. Navuga rero ngo igisigaye ni ukurwasira muri shampiyona. Rayon Sport ubweruka kuri iki kibuga yangiye gukora imyitozo, Mukura yabanza nta bibazo bihari, yakoze imyitozo yo nta kibazo na kimwe. Birengagije ibindi byose. Urumva umutoza uribuka umwaka ushize ifitwe na Trump umukino wa nyuma. Urabibuka umwaka ushize? Yego. Yagombaga kumanuka yitsindwa match yihoye. Ndabyibuka. Ako kantu rero ko gutuma bakiri mu cyiciro cya mbere ntabwo bakarenze ingore. Akongera hakazamo akandi kantu k'umutoza mukuru wa Musanze. Igihe Musanze kubita Mukura bibiri Huye, biri ku busigoye rwose, ihitivayo rwose. Trump yaremera avuga ati ninshaka n'uruganda wa mugani ndufunge burundu, ariko ikipe y'abandi sinyimanure mpite negura yisize mu cyiciro cya mbere. Ukakubitaho rero umutoza Ruremesha Emmanuel, urugo rwe rubi Butare, gore ni haba yatoje ikipe yabo ya Mukura, yaranayikiniye. Nuvuga ngo yatangiye gutoza, niyo ahantu yatangiye gutoza ni muri Mukura niho yatangiriye. Ndamwibuka rwose agisoza umupira ubona ko biri kwanga, ntabwo umupira yarawuzi pe, tujye tubwizanye kuri Ruremesha arakwiboneye. Mu kibuga ntabwo wari muzima cyane. Ubwo rero urumva ko ubutoza ndakwemeraho rwose. Ubwo rero urumva ko biragoye kuba wavuga ngo urima ikipe ikibuga, byagorana rwose. Nabo nuko nabo match ibanza baza kuri Kamena yarangiye ari igitego kimwe ku busa, ari match ifungura shampiyona. Naho barabaretse bakora imyitozo kuri Kamena. Match yarimo umutuku wa Sake ndayibuka rwose ifungura. So nibyo rero niyo mpamvu Mukura nayo yakoreye imyitozo kuri stade y'akarere ka Musanze. Mujyanye ingamba ki hariya rero ihuye twihuta cyane. Hariya nta kindi n'amanota 3 nabura, ntabwo biri burenze iyi weekend utabonye hari abahagaritswe. Mukura amanota 3 atabonetse.
hagomba kugira umuntu uhagarikwa, hagomba kugira ubibazo ubyegekwaho kuko n'ubu ngubu babajijwe ibi batswe ibisobanuro, staff technique yatswe ibisobanuro, body yarababwiye ngo dukeneye ibisobanuro byo kumenya match ya Etincelle habaye iki. ariko se bwatuzi ko neza yabaye umuzamu wa kabiri, none urabona wabigenza ute gutsindwa shaka carere mwari muyisoje, sinzi umuntu wabyitambitse. oya ni se bwato yashakaga kashi bakamubwira ngo buretse ngo yagize amahirwe muganda tireka yagize, ariko rundi yaba yariruka gukora kwa Paveri nawe yari kugenda, bamujambera Paveri yari kugenda. Ibyo ngibyo rero ubwo nuko ni match iri mu karere ka Musanze, mukura no kureba ko ishaye yabona amanota 3. nta nubwo iri position ntabwo iri ahantu habi. Ku mwanya wa gatandatu bakurikirana Sangwa na Musanze ni no difference y'inota rimwe n'atarabi, ni inota rimwe. So gutsindira match Rayon Sport na Police itarakina irahita ibiya kane, itegereje ko izindi zikina. Ubwo kandi Musanze ya 8 irayitsinda ihita yicaho irahita igira amanota 36. Ubwo rero mu kintu cyane heruka guhuza amakipe yombi, Musanze yatsinzemo 2, Mukura itsindamo match imwe ari iheruka banganya 2. Ekipe ya Musanze turavuga muri Rwanda Premier League imikino 5 heruka yatsinzwemo match imwe, Etincelle itsinda 2 inganya 2, ntabwo ari bibi, ni bira nziza. Mu gihe Mukura yo yatsinzwemo imikino 2 inganya 1 itsinda 2, ubwo na amanota agera muri 7 kuri 15. Ngibyo rero nuko bimeze kuri ayo ma ekipe yombi. Reka mbabwire ko Raguar Coffee Trading Limited bafite ibikoresho byiza cyane bya finissage birimo amakaro iyo mu nzu, ayo hanze y'izuba ndetse n'ayo mu mvura kandi mu ngano zose. Bafite toilette nziza cyane z'ubwoko bwose, bafite MDF zifasha kubaka utubati ndetse n'igikoni, bakagira kandi gypsum board iyi ngiyi irwanya umuriro, ko ufite ikibaho kizi nka drywall gifasha kubaka urukuta, igisenge ndetse no kugabana gukora mu office mu bigo by'ubucuruzi mukoreramo. Bafite umuti urwanya imidite, bakwigisha gukoresha ibikoresho byose banagutwaze. Mu gihe kandi abasanga ku Gisozi mu Gakiriro ndetse na Kimironko kwa Rwahama, hamagara 0788 498 cyangwa 0788 hanyuma Anthony Artas ifite promotion ijyanye n'umusi w'abagore ndetse na Idil Fitri. Ya nibyo kabisa mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore cyangwa se w'umugore. Artas Rwanda Artis Limited iyi ngiyi rwose igufitiye moto nziza za Sipiro, yakubise rero ibiciro hasi iravuga iti kugira ngo twizihize Idil Fitri ndetse n'umunsi mpuzamahanga w'abagore ibiciro tugenda tubigabanyaho uko byari bimeze. Aha rero wakwibaza uti ese bihagaze bite? Ubu ngubu barakubwira bati rwose M1 hano i Kigali yaguraga 475, ubu ngubu biragura amafaranga 425, mu gihe M2 iyi ngiyi yo yaguraga 1,350 iri kugura 1,325. harimo plaque ndetse na casque ebyiri. Ibintu urumva ko ari uburyohe. Ubwo rero aho ngaho ni mu mujyi wa Kigali, mu gihe ku mashami yacu ari hirya no hino M1 moto ya M1 yaguraga 1,500,000, ubu ngubu iri kugura 1,475. mu gihe M2 yaguraga 1,375, ubu ngubu iri kugura 1,350. harimo plaque ndetse na casque ebyiri. Ubwo rero nimuze kuba mucikwa, dufite amashami hirya no hino mu gihugu. Tombora rero ubwo ngubwo agatike kawe rwose gahita kazana ukigura moto, duhita tuguha n'agatike kakwinjiza muri tombora. Mu tombora iba 2 mu kwezi, ubwo ku Muhima, Kabuga, Nyamata, Rwamagana, Kayonza, Kabarore, Kirehe, Muhanga, Huye, Gicumbi, mwese mugana amashami yose mudacikanwa n'aya mahirwe ya Artas Limited cyangwa Ater hanga nkazwe nko kwa Verima kabisa. Tombora rero ubwo ngubwo irakomeje, ngira ngo abahacabona moto nziza iparitse ari itatse, iriya ni igomba gutomborwa, ya ntibigurwa iri biri muri tombora. Ushobora kugura moto imwe ugahita ubona utomboye indi ya kabiri. Yego cyane rwose. Reka tujye ku mukino wundi uraza kuba uyu munsi. Ikipe ya Gasogi United iraza kubakira ikipe ya Rutsiro. Iyi Gasogi ifite imibare mibi muri Rwanda Premier League ku mikino 5 heruka nta match n'imwe yatsinze. Imikino 5 heruka Gasogi yatsinzwemo 2 inganya 3. Ndavuga Rwanda Premier League, ntabwo mvuga igikombe cy'amahoro. Mu gihe ekipe ya Marine ya Rutsiro heruka gutungurana itsinda Marine ibitego 5 kuri 3. Ariko nayo yari imerewe nabi. Na amakipe aza guhura rero imikino iheruka ekipe ya Rutsiro
yatsinzwemo na Gasogi inshuro enye banganya rimwe imikino itanu iheruka. Ntabwo ikipe ya Rutsiro izi gutsinda Gasogi, ntabwo ibizi. Ubwo rero amahirwe menshi nabyo twiteguye uyu munsi, amahirwe menshi muri kumva aho yerekezwa, wabyanga wabyemera. Rero ikipe ya Gasogi United yakarebye uburyo yabona amanota 3 kuri Rutsiro, ngomba kubona amanota 3 imbere ya Marine, tsinda bitanu bitatu. Match yari rimwe yabonetsemo ibitego byinshi cyane. Iyi kipe irashaka kuvayo, itsinze no match zikagera amanota 20, urumva na rimwe igasigaye irushwa n'izo za Gasogi amanota 4. Skoro Rutsiro yabigiye, ariko Amagaju naye na Muhanga zifite ibibazo wa muntu we. Rutsiro na intensiyo mbona zishaka kwigobotora muri aka kantu. Hanyuma ubwo nta rundi rwitwazo, ariko se qualification ya 1/4 irahagije kuri no mutoza imbere ya Pensi. Ndavuga aramutse atakaje no mukino. Nakubwiye ko uyu mutoza arimo batoza batazasoza seje. Tugeze ku munsi wa 23. Tuzakina imikino 30 hafi n'ine. 3 ubwo urumva haracyabura hafi ijoro 10. Muri ijoro 10 zibura biragoye ko uyu mutoza Charles Rukura uyu Muganda utoza Gasogi n'umwungiriza we biragoye ko bazasoza ino sezo. Ziracyahari kuko Kenisi 10 ni myinshi, biragoye ko wamubwira ngo ntabwo uri mutsinda na match z'amakipe nyine ari inyuma yawe. Tsindwa wenda nayo makipe manini ari guhatanira igikombe arabyumva, ariko nabwo utsindwe wakina. Niyo krize twabonaga muri polisi, tsindwa n'amakipe waya. Oya Kenisi we arabyanariza akabireba akayibona ko ari ibikujyana. Iyi ni kuri Kigali rero ni 2000, 3, 5 ndetse na 15 niko mukino uhagaze. Ngo ndavuga abifuza kureba. Hanyuma mu karere ka Bugesera, ikipe ya Bugesera hakiri ikipe ya Kiyovu Sport. Nakamace keza cyane, match nziza cyane. Hari ingingo ndetse na kamarade haraza guca uwambaye ndakurahiye. Akamace umuntu yagakwiye kujya kureba kareba ibyari byo uko kari ingingo akumbuye amanota 3. Kamarade nawe nuko bushize yatsindiwe kuri iki kibuga na ikipe ya Musanze yaratsindiwe rwose. Amubwira ati ramubaza ati se wa munsi nturagera, yamushubije Musanze nawe yiruka cyane yishongoye. Atese ko mwahoze mutubwira ngo sande harapfa umuntu, uwo munsi nturagira ngo umuntu apfera, ngo bifuka y'ibirayi twaje twikoreye. Social media zasa ya equipe genzi kunda cyane. So ubwo ni match nziza cyane hariya. Imibare ntabwo ari myiza kuri Kiyovu. Imikino 5 heruka guhuza amakipe yombi, Bugesera atsinzemo 3 banganya 2, harimo inshuro 2. Imwe Bugesera atsinzemo Kiyovu ibitego 5-0, indi itsinda ibitego 4-0. Urazibuka izo nshuro? Ibyo bitego urabyibuka ukuntu byajyagamo? Yego, gisukiranye 5-0 na 4-0. Urayibuka iyo scenario? Bugesera ihabya. Ariko ukabona ko Kiyovu iri mu mugambi, ari ibintu irimo. Izo ni match zombi zabereye hara mu karere ka Bugesera. Noneho zari na match nyinshi zaje zikurikiranya, zirimo tena. Umuntu wese akubwira ngo polisi igiyeyo ntabwo iri bukure amanota. Iyo Gasogi igiyeyo ntishobora gukura amanota. Iyo Kiyovu igiyeyo ntiri bukure amanota. Nyine ubona ko ari babantu bo mu mupira, iyo Gorira igiyeyo babantu bo mu mupira nyine baraho bafite ukuntu begeranye n'uwahoze ari perezida wa Bugesera Gahigi. None kuva Gahigi yagenda ibyo ntabwo duheruka kubibona. Sinzi abantu niba icyo kintu bajya bicara bakagitekereza. Wenda kubibonaho ibintu birahari ko nta bimenyetso Antoni byihorera nyine, ariko urareba ibona tuvuge nk'ubu ngubu ukabona hari nka match ya Bugesera na Kiyovu. Kubaho umuntu wo muri Bugesera arimo arakubaza nimero z'umuntu wo muri Kiyovu, abagira ngo abaze niba bazaza gukina. Tese muraza mwariye cyangwa rose nicyo abashaka kubabaza, cyangwa ku gahembe tubabwire babashyiriraho akantu ngo abashaka se kubayobora. Kuba umuntu agusura ukabaza uraza asanga match igihe kiraza, amakipe azigiye agera ku kibuga. Ntabwo ari nka bimwe umuntu aza kugusura ukajya umubaza ati uracyaje ese ko mbona imvura iguye uracyaje, ibintu nk'ibyo ntabwo ari ibyo ngibyo. Tese ko nduza amasaha wambwiye yageze bite, ntabwo ari ibyo. Hari ibindi abashaka kumubaza. Hanyuma kwinjira kuri uno mukino n'amafaranga 1000, 2000, 5000 muri VIP ndetse n'ibihumbi 15 muri VIP. Ubwo duhe ibiciro ngira ngo urabona ko
na kuku baba bameze neza cyane. Abantu bagira inkoko imeze neza cyane. nziza ikiro nabonye ari 6 baragabanyije gisigaye ari 6 kandi inkoko zabo ziba zipima ibiro nka 2 umva inkoko ya 12 rero kuyigura muri kuku bimeze neza cyane. koko tunasuza umufasha Fabiola tubwira tuti bimeze bite ko turi mu kwezi kwahariwe umugore izi nkoko ubwo bafite amashami agiye atandukanye ahantu hagiye hatandukanye. Nyamirambo niyo nzi cyane ari kuri 40. nuko nteruka kuyinjiramo ariko nanjye nzayimenya. Ariko ubwo uramutse utubwiye nk'andi mashami byakoroha cyane. mu gisimenti naho ngo bafite ishami mundi center naho irahari. Ubwo kandi ubwo utanaretse no hariya i Bugesera za Mayange ku Uganda nyine ubwo na Keza wo mu nkoko koko nawe turamushuhuje. Rero n'abafata ibikorwa b'ikipe ya Bugesera bafite igikondo bakagira Gahanga, Remera, Nyamirambo, mundi center, Kimiro ndetse na Kimironko. Ubwo abantu basura imbuga nkoranyambaga zabo baranabona nimero zaho bashaka gatumiza ubundi bakakavovora. Hanyuma ubwo nuko bimeze ikipe ya Kiyovu Sport yahari ingingo nayo yasezerewe mu gikombe cy'amahoro. Benshi bakavuga ko hari ingingo bafitemo uruhare rwa 60% kugira ngo ikipe ibisezerewe ibivuye mu nzira. Ariko ntabwo twakwirengaza ko yahuraga na defending champion iri kudefanda igikombe. Imikino 5 rero Bugesera yatsinzemo 2 inganya 2 itsindwa 1 mu gihe Kiyovu imikino 5 heruka ya shampiyona niyo mvuga ntabwo iratsindwa mu match n'imwe gusa yaranganyije cyane ko yanganyije mu match enye itsinda indi imwe. Nuko rero n'aya makipe aza kuba ahura uyu munsi. Kiyovu Sport ku mwanya wa 7:33, Bugesera ku mwanya wa 10:25. Kiyovu Sport nayo iraza kubishaka uburyo iraza kuba inyura kuri izo mukura cyangwa se ifata n'izo za Rayon Sport zisatira. Izo ni imikino ihari uyu munsi rero. Tujye ku mikino iteganyijwe ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo ni Rayon Sport nayo iri mu karere ka Rubavu. Njyewe babwira ati abareba bati bazubuze kuri uno mukino ariko dukurikije mood ikipe irimo keretse umureye wabuze nk'agafaranga ariko abenshi banza bari bumanuka. Nibyo byagera banza bari bumanuka rwose. Hari akantu kajya kaba mu mupira wacu utamenya niba ariko ntawakwirengagiza ko kaba kavuzwe ngo urabizi ko izi kipe zijya ahantu hamwe. APR na Rayon zigira Rubavu kabiri. Yego. Kabiri muri ntuza ariko kabiri muri sezo. Oya. Irubavu bajyayo kabiri muri ntuza. Nyine hari bajyayo kabiri muri phase na kabiri muri retour. Oya. Ino retour ariko bazasubirayo. Zizasubira ari imwe kuri imwe ntabwo ari ebyiri. Hakaba ni Huye sibyo? Ni Huye naho bajyayo rimwe muri phase. Urumva impamvu bivuze Rubavu haba amakipe menshi. Birashoboka kuhapanga iyo ntuza. Kanze ndebe. Ariko ngo abareyo ngo barashinjwa ikintu kimwe. Ngiyo bakinnye Samudi ngo bagatsindwa bahita bataha. Niyo mpamvu babashyira dimanche. Bazajyayo Antoine mu kwa 4 bazasubirayo. Tariki 18 z'ukwezi kwa 4. Ekipe ya PRS izakirwa na Etincelle. 19 bukeye Rutsiro yakire Rayon Sport. Retour basigaje yindi nshuro imwe. Noneho urana ko bari gukina ku cyumweru. APR ikabanza. Bashingwa ko iyo batsinzwe kuko bahita bataha. Uwabareyo nyine. Burudani kabiri. Urumva? APR se bako batajya barariho. None ikibazo bo babareyo bahari. None ngiyo batsinze none baza gutesha umutwe ku cyumweru. Imibare nayo. Reka twikomereze tujya kuri Etincelle umuntu bita Beken afite imibare ikomeje kuhabura abareyo. Twereka imibare ya Beken kuva yagera muri ino ekipe ya Etincelle. Imikino 8 maze gukina. Intsinze enye. Televiziyo nabonye abavandimwe bacu bo kuri BNB kadebe ko nyibona kunganya 3 gutakaza rimwe. Yatsinzemo ibitego 9. Byibuza buri match abafite igitego Beken. So kwitondera. No kwitondera cyane. Bizimana Abdu bakunda kwita Beken
umwe mu batoza barambye muri iyi shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, yatoje amakipe agiye atandukanye harimo Amagaju, harimo za Espoir, harimo izo za Gicumbi, harimo izo za Etincelle, si ubwa mbere arigiye muri Etincelle. Umwe mu batoza rero barambye muri Rwanda Premier League, bayizi neza cyane. Arakira ikipe ya Rayon Sports. Ngabo reba kuri WhatsApp fast yatangaje amagambo akomeye akakaye, yibaza ngo kirazira kuvuga ngo wishe umwami w'ishyamba, ngo nta ruhu, ngo ufite uruhu rw'umwami w'ishyamba kandi utarica umwami w'ishyamba. Kamba akomeye ati mwimbaza niba namusoje, mwimbaze nyuma nimutegereze, ntabwo uruhu ndufite, nzarubereka nimba igihe namaze gutsinda. ubwo ngabo ntibabonye, reka twumve Bekeri ndetse na perezida wa Etincelle Enoke ibyo batangaje ubwo bitegura uno mukino. Amashusho dukesha bagenzi bacu kuri BNB, ubwo niba yabonye wayatwumvisha, hanyuma tukagaruka tureba kuri no match ndetse n'icyo kuza kwitega. Kene watanze umwitangirizwa, tanze umwitangirizwa rwose kuri abareyo manutse cyangwa se baza kumanuka i Rubavu. Reka tubumve rero. Yuko bane dutsinze Rayon Sports byagenda gute, watubwira gute ngo byagenze gute? Kandi nizo ntego dufite, gushaka amanota cyane cyane kuri kibuga cyacu. Kocha abavuga ko ushaje. Ndashaje notse mbibeshyi biyakane si nose nikosa yakane bibare kabisa, nawe ubundi ntacyo bitwaye kuko umutwe ndi muzima, ndatekereza ndanakora. Kuvuga ngo ndashaje ahubwo wowe muzamurebe neza mumusuzume neza. Nose isko yagiye kuryama na mama wawe, uramubaza ngo papa nturyame na mama ngo kubera ko ushaje, ubone bigenda ubona imyaka 36 nikosa. Nanjye ndakubaza wababaze nikosa Oya. Ndebe ariko sino bizanira iki bivugira iki byo nyine. Abo nambye ngo naguhaye akazi kakunaniye kubera ko ushaje, niba hapfuye mujye muri Arabie Saoudite, mujye mu Butaliyani, muzabona abatoza bafite imyaka 40 bandu cyangwa uko abazungu abo i Kigali bariyo nibangaye mu makipe akomeye ko mutabavuga, cyangwa uko abazungu ntibasaza imyaka kimwe. Twavuga ko cyari cyarabuze muri Etincelle wazanye. Oya, si uvuga ngo nicyo cyari cyarabuze, ubundi nugenda bashakisha hirya no hino ntibazabona abadusumbya, ariko ubu ngubu rwose urumva ningiye ugezweho. Byose ni icyizere burya abantu birakomeye ko umuntu abo muhangi wabo hano nyine bashobora kutaguha agaciro kubera ko uretse nanjye na Yesu yarabambwe kandi avukiye wabo, no kuvuga ngo nundi ko byagawiye ngo ntamanuzi wabo niko icyo gisubizo nabona naguhereza. Mu makipe ari nyuma yanjye n'amanyarwanda, iyo abara Sudani ari nyuma yanjye mbafite ikibazo, ahubwo amakipe atatu ari nyuma yanjye n'amanyarwanda azarwana, uko arwana niko natwe turwana. Uvuga tuzirwana, narabivuze ko twe tuzirwanira kabisa, ntawe uzatreta, ntawe uzaduha amanota y'ubusa, tuzagenda turwanire tuyakorere. Uvuga ngo niba dufite 19 uyu nguyu, ejo bundi dufite 11, uvuga ngo hari icyo turwana aricyo tunareba. Kocha abafana urabasaba iki by'umwihariko ku cyumweru, hari message y'umwihariko wabagenera? Yaje kunywa misiga arambaza, ndakubaza yaje kunywa misiga arambaza, n'ubundi naze n'ikipe ni Etincelle niye agomba kuza kuyireba, yaba itsindwa yaba itsinda, kuko nicyo yashinzwe n'umufana, niba ari umufana nicyo atsinda. Gutsinda Rayon Sports mubona bishoboka? Kugira ngo birashoboka, kwitinga ushiramo amafaranga, niba yakurya uzazenya gusubiza. Twebwe nta ntamba zihariye zo kuva twajya muri retour, ekipe yose ije i Rubavu mu finale, niyo dusanze wayo mu finale. Niyo mpamvu rero ekipe yari yose yazano igomba gutsindwa, byakabya tukanganya, niyo mu twihaye. Icyifuzo cyacu ni Etincelle kutamanuka muri shampiyona, igomba cyamahoro cyo rwose ubu cyari kugitwara. Igikombe cy'amahoro. Chantone Ken agira ibisubizo wa muntu we, ariko nawe rero ibyo naba yabajijwe nako kavuga ati hamwe bagusubize. Umuntu arashaje, imibare ye irakwereka yuko kuva yazi ibintu akoze biraruta ibyo Masudi yakoze. Biraruta gufata abatoza bose ba Etincelle kuva sezitangiye, bose bahanyuze arabarusha amanota. Uwo bita Bekeni. Ubwo rero Rayon Sports iraba yamanutseyo, ni igomba kuba ikina umukino wo ku munsi w'ejo. Ni umukino uri kiriki cyane hagati y'ino ekipe ya Rayon Sports imaranye iminsi, navuga ni forme ngira ngo wenda agatotsi kari kajemo,
ni draw yo kuri match ya Musanze. Yari draw yo kuri match ya Musanze. Nyuma baraza babona ko bari kugenda bagaruka neza, ni ukutegereza rero tukareba yamanuye abasore bayo, iraza kuba yarekipeye abasore bayo muri shampiyona. Azizi Basane Kuranya bari bahawe ikarita itukura, yego baraba barekipeye utarakinnye match ya Musanze, baraba barekipeye Oyasumani Ndikumana wari ufite amakarita y'imihondo nawe wari wujuje, yego. Ubwo umuntu badafite kugeza ubu ni Emery ukirwaye, biravugwa ko akirwaye, niba atari Twiki, ariko amakuru nyine avuga ko akirwaye, ubwo baza kureba undi mukinnyi uza gukina muri Axe cyangwa mu mwanya we. Abandi bakinnyi barahari na Bedi nawe bitarasobanuka ibyo bijyanye no mu ivi, yego ko yeje bundi bari bagiye guca mu cyuma, cishwe mu cyuma ngo barebe. Ngira ngo Rayon Sport aho iherukira gukubitwa na APR kuri Super Coupe ikahita inyagirwa na Elmerek, kuva ubwo na Al Hilal nta yindi match yatakaza, kuko yahise itsinda ikipe ya AS Kigali, itsinda ikipe ya Polisi, itsinda ikipe ya Mukura, imikino itatu ikomeye ko yahuyemo na match zikomeye kugira Mukura. Urumva tone nuvuga ngo Rayon Sport umva imikino ikinnye yikurikiranye, dukuyemo iyi ya City Boys y'igikombe cy'amahoro, ukuntu yari ikurikiranye, harimo Super Coupe ya APR, sibyo? Yego. Ariko ugarazamo harimo Super Coupe ya APR, hakazamo Al Hilal inshuro ebyiri, hakazamo Elmerek, hakazamo Polisi inshuro ebyiri champion ndetse n'igikombe cy'intwari, hakazamo Mukura nayivuze inshuro ebyiri, Mukura inshuro ebyiri, AS Kigali ndetse n'ikipe ya Musanze. Navuga ngo namwe mu ekipe akomeye. Rayon Sport inganyije na Musanze, inganyije na Al Hilal, itsinze Mukura, Polisi ndetse na AS Kigali. Navuga ko Bruno Ferri hari buryo atangiye kubona ekipe ya 11 yamaze kuba babona, n'abasimbura arabafite, ahubwo noneho no kumenya ngo kuri iyi match bitewe na adversaire ngiye guhura nawe nkeneye, ntago ari match yoroshye, nkeneye izina ry'Imana. Hariya biraza kuba ejo bizaba ari ibindi bintu. Ubuyobozi nkurikije ukuntu bwari bwakaniye match ya Mukura, bwafataga nkaho bushaka no kwireka ngo bishyire imbaraga kuri Rayon Sport. Aha prime nayo iri hejuru cyane, amakuru aviruwa. Prime igomba kuba iri hejuru, kuko barakubwira ati amafaranga byibuze yavuye ku muryango twayahama abakinnyi prime, kuko guhembwa Etincelle nta kibazo cy'ibirarane ifite, nta kibazo cy'umushahara ifite, isigaye ihemberwa n'akarere. Ibintu biri ku murongo rwose, n'abakinnyi bari kubwira ati twebwe turimo turarwana kugira ngo ikipe iduhe ibyo tugomba ku gihe, tutayimanura. Rayon Sport mu myaka ubwo ni mu myaka ine iheruka itsindiye Rubavu inshuro ebyiri zonyine, ikina na Etincelle. Umwaka ushize baranganyije 1-1 muri Fazare, ariko Rayon Sport yatsinze umwaka ushize ibitego 2-1 bigoranye, yari yatsinze Homandawe, ariko abantu bibuka ko ekipe ya Etincelle yize kubita Rayon Sport ibitego 3-1, ibi yiswe nabyo ikinamico. Nyuma yaho bagiye kuruhuka, urumva hari ubusa ku busa, bakivayo Rayon Sport ari ibitego 3 mu minota itageze no mu 10. Ya niko bwa Julien, urabyibuka Julien Mete yumiwe cyane, ati gezi drama ntabwo naziguma, ndaricara rwose atereka mbareke. So nibyo ngibyo rero, ubwo ni Rayon Sport i Rubavu. Etincelle ashyizeho ibiciro rero mu buryo bubiri, hari abagura mbere, ubu uri kuyigura ubu, ariko ejo bizaba byuriye pe. Hano nta n'imiyaga, ejo bizahita byurira. Uyu munsi ubu ni 2 ushaka kureba muri Genero, Regira bikaba 3, VIP 5, 15 VIP, ariko ku munsi w'ejo bizaba byazamutse. Genero bizaba ari 3, Regira ari 5,000, ubwo nahatwikiriye mu 10,000 ari VIP, 20,20 ari VIP. Ubwo rero nababwira iki rwose abantu muza kujya i Rubavu, mugura amatike hakiri kare, mube muyicaranye mu byo mukora byose mubikora, ariko tike muziryamanye. Yes, ubwo indi mikino ihari rero ku munsi w'ejo ni ikipe y'Amagaju izakira ikipe ya Gorira, ubwo ni Huye, ndetse ikipe ya Kigali ikakira ikipe ya Muhanga kuri Kigali Peresezium, mu gihe ku munsi wo kuwa mbere hari umukino umwe gusa ugomba guhuza ikipe ya Polisi ndetse n'ikipe ya Elmerek. Kadusoze 2:30 z'ijoro. 2:30 z'ijoro kuri Kigali Pere, naho tuba turebera niba amatara ngo yamaze gukunda, n'amakuru ahari. Hari n'indi mikino nabonye yindi igikombe cy'amahoro, nabonye iri nijoro. Umukino wa Gasogi na APR uri nijoro saa moya. Ni sawa cyane.
mu kanya rero turaza twinjira ku yandi makuru tunagana ku mugabane burayi.